amaze kumutereta umukobwa aramwemerera, ariko umukobwa we yari yatekereje ibyo umwarimu umutipe yifuza. Agiye kumusura arambwira ati mfashe nze kunsura. Umukobwa abura ukuntu amucika, arambwira ati ndaza ntugire ikibazo ndi kwitegura kabisa. ndaritegura, ntabwo yamubeshye. Nanone twongeye twigarukiye kuri Amazing TV Show nk'uko bisanzwe, kandi dukomeze dusuhuza abakunzi bacu ba Amazing TV Show. Turabashuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Tunabashimira cyane uburyo mukomeje kugenda mutuba hafi rwose, uburyo mugenda mwohereza bagenzi banyu mukababwira gukora subscribe, mukababwira gukora share, mukababwira gukora like, mukababwira ko bagomba gukora na commentaire. Nanone tunaboneyeho umwanya wo kubashimira cyane ko mwadufashije gukora subscribe, uburyo mwakomeje gushishikariza abantu banyu. Uyu munsi tukaba twageze ku 3,000 by'abasubscribers. Ni ibintu turimo twishimira cyane, kandi tugenda tunabashimira tubikuye ku mutima cyane. Mukomeze rwose, turacyafite urugendo, turashaka kugera ahantu heza hashimishije, kandi ahantu heza tuzagira namwe hazabashimisha cyane. Nk'uko bisanzwe rero twongeye kubagarurira umusore wanyu, muramureba neza kuri kamera. Hari ushobora kuza aka kanya yumva ngo nuko Amazing TV Show ikomeje kuba ubukombe, hari ushobora kuza aka kanya amuhaye link agakora subscribe, agafungura agahasanga uyu musore mwiza muri kureba. Hari n'ushobora kuza kumva ati hari umuntu wamamaye kuri Amazing TV Show akaza akamureba. Mbere y'uko rero dukomezana nawe ikiganiro, turashaka banze yibwire abakunzi bacu ba Amazing TV Show bari kumureba aka kanya kuri kamera ya Amazing TV Show. Murakoze cyane abafana ba Amazing TV, buramba n'abashoboye nk'ibisanzwe. ni MC Hope GKC, umufanizi wa M23, akaba ari umufana w'imbere cyane, n'ubundi akaba agaruka basuhuza kabisa. Yuvuze GKC rero, hari uwaza aka kanya atazi ngo GKC bisobanuye. Turashaka umuntu, kuko buri umunsi kundi tugenda twunguka abantu bashya kuri Amazing TV Show. Barashaka ubibwire neza usobanura GKC. MC Hope barabyumva GKC, umufana wa M23. Baracyakomeza, ndabizi ntaho nangukiye mu ijambo ryo komeza kandi kantu usobanura GKC ni muntu, ni bisobanuye iki, kujya no dukomeze ikiganiro cyacu. GKC bisobanuye, GKP bisobanuye amazina yanjye atatu. ntari bujye gusobanura no gusesengura, ariko niwumvamo GK ni amazina yanjye atatu, hakaba GKCP hakaba ari amazina yanjye atatu, irya kane akaba ari MC Hope, Ki akaba ari Kaziranenge. Ubwo ibindi bazajya babikurikira. Ubwo nanjye bita nkoza nkajya kuri singa komereza no kuri jinga komereza, ariko kambireke uri buza aka kanya kakubona aravuga ati no musore mwiza ndi kureba ni MC Hope, akabyiniro ni GKC. Ubundi turakwakiriye rero nk'uko bisanzwe kuri Amazing TV Show. Murakoze cyane. Ukomeje kuba ubukombe kuri Amazing TV Show. Mukomeze mubikunde, twabwiye yuko muzabikunda. Nta mutima mubi, nta kinibura umuvandimwe wacu kazamure. Niwumva bikuryoheye, nimba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko umuntu wavuye hakurya iwacu, Minembwe, Muzura, Masisi, Rucuro, Uzabunagana hose, komeza urambikeho like, comment, niba ngombwa nubikunda ubisharinge. Ariko nimba ufite umutima mubi ubyihorere, n'ubundi ntago n'ubwa mbere twaba twanzwe, n'ubundi badukuye no mu byacu ukanswe kuba twanzwe. Nta birenze, nta nibirenze gukora agasabu bakagakanda, ni sabu gusa. baratwanga bakatwica, baratwanga bagatera abana bacu amada, baratwanga abashiki bacu barabarembeje, baratwanga bakadukorera ibibi byinshi. ariko abantu banjye mukorerwa ibyo nzirakarengane, mukomeze by'umwihariko abantu bakomeze kwicirwa muri Kongo. Imana ikomeze ibarinde, bahereze kwihangana. Ababikora nta muhanga mu guhemuka, tuzahura uko biri kose. Urakoze cyane. Hari ikintu hari ukomojeho uvuga babatera amada, wenda wari ubivuge kuko hari abantu
bari muri Congo bakomeje guhohoterwa bakabafata ku ngufu abandi bakicwa. Ariko uyu munsi nashaka tuganire ku kintu, ku bantu baba mu nkambi. Hari ikintu gikomeza kugenda kivugwa cyane ku abana babyara bakiri batoya cyane. Nk'umuntu wahabaye, ndashaka icyo kintu tuze kukiganiraho neza, tukimenyeho amakuru yacyo, impamvu ni iyihe, kuki abana bato bakomeje kubyara ari batoya cyane, bakabyara impitagihe kandi tuzi ubushobozi ari bukeya, ntibyoroshe mu nkambi, ndabyumva. Kuki ubusambanyi bukomeza kuzamuka bujya hejuru cyane? Ubusambanyi impamvu bukomeje kuzamuka cyane, akenshi muri Bibiliya baravuga ngo amaboko adakora Satani arayakoresha. Yego. Impamvu ubusambanyi buhaba cyane, ntekereza nabo ntabwo bibaho babishaka, bitewe n'ubuzima barimo, nta kazi, baregeranye, baracucitse. Ikindi usanga n'ubundi akenshi abantu babasambanya ni abantu bitwa ngo rimwe na rimwe bari abaparteneri babo, baba babafasha. Wagera mu bigo by'amashuri ugasanga umunyeshuri n'umwarimu umwigisha bari gukompotera gutereta uwo munyeshuri, ugasanga ni ibintu bitari byiza. Umwarimu agakompeta n'umunyeshuri batereta umunyeshuri. Birakora cyane hariya rwose, narabibonaga. Ugasanga umunyarimu rwose, umunyeshuri wowe wicaranye n'umwana, muriga mwembi, uri kumutereta, nimugoroba akakura wa mukobwa w'umunyeshuri we, usanga rimwe na rimwe bararwana, bafite ibyo bapfa, kubera ko akenshi usanga abana bigisha hariya bari abapeti bato cyane. Usanga benshi batera abanyeshuri, usanga benshi abana babyarirwa benshi, usanga kabisa benshi ari abarimu bababyarira. Ni ukuvuga umwarimu yitwaza icyo ari cyo, niko twabivuga. Yitwaza ububasha, urumva, nimba utumva ariya masomo, nimba utumva shimi, nimba utumva fizike, nimba utumva imibare, kugira ngo utazagushyiremo imiyaga, ugomba kumwakiza ako kantu k'umubiri. Urumva rero yuko amwakije, rimwe na rimwe havamo za ngaruka, akanswa ko byisanga umwana umwigisha afite imyaka 20, we yigisha afite 18. Urumva ni abakobwa urabizi nyine, ni nk'aho baba bari mu rungano. Kumutera inda rero urumva ni ibintu biba byoroshye akoresheje ububasha. Ni ukuvuga ngo ahanini urubyiruko rubyara ruba rubyarirwa n'abantu baho mu nkambi, ariko byitwa ko aribo babigisha, babaha ubumenyi. Haracyari ihohotera rishingiye ku bubasha. Umuntu yitwaza icyo ari cyo, ndi mwarimu, kugira iriya somo ritsinde neza, ni uko ngomba kugira icyo nkongereramo kugira ubashe gutsinda neza. Hanyuma rero umwarimu yaba avuyeho, namwe ba bantu namwe mwitwa ngo muri abasitari, abantu barasanzwe bazi hariya, bafite babona udufaranga duke, namwe abandi nabo bakitwaza utwo dufaranga afite akajya. Ntabwo nzi impamvu warukongeyeho, ntabwo ndi gukumva neza. Iyo impamvu nayo nkoresheje ijambo ubusitari, hari abantu dufate nko mu nkambi baba bazwi ko ari abasitari, wenda afite udufaranga abona duke, nk'uko waba ufite umucuti wawe uri hariya mu nkambi, ukamwohereza amafaranga, kuba afite utwo dufaranga rero abantu icyo ashaka arakibona, sitira ashaka arayibona, bimworohera kuba yagira undi ashuka. Kw'abo bantu bitwa ngo ni abasitari, wenda nagira icyo mbavuga, rimwe na rimwe bo ntabwo babibasha, ntabwo babibona, kubera ko iyo bazi ko ari nta kintu ukora, biragoye. Akenshi nk'abantu nk'abapeti usanga hari ababa bakina ibintu bya filime, bakina amakinamico, komedi, usanga nyine ntabwo baba babyumva neza, kubera ko urabona ibintu byo gukina amakinamico ntabwo bakibyumva cyane. Ariko bashobora kubona ibyo ukina, bavuga ati nimba uri gukina uri gutereta uwo mwana, akavuga ati nimba uri gukina filime, akavuga ati hari ukuntu mujya mubihuza. Urumva ibyo ngibyo rimwe na rimwe abenshi burya abantu bakina amakinamico cyangwa se bakina komedi, ntabwo bashobora kubona iyo opportunity n'imwe yo kuba yamutereta. Wamutereta gute se?
ntabwo bibaho. uvuze akantu wenda tunabona no kubonera umwanya wo kugira utubwire ukuri ko nawe amakuru amwe twagiye dukura ni uko witwaje yuko ari umukomediye ukaba ari n'umuntu ukuriye gurupe nawe ngo hari abana baba ufite ku ruhande ayo makuru yaba ari ukuri. Ni ibihuha nibyo ndi kukubwira. Urabona rimwe na rimwe abantu mwegeranye cyane bari nk'abashiki bawe urumva. Yego. Rero ntabwo waba uri gukereya gurupe ngo uhite ujya muri izo nshingano, ushobora kugusuzugura akazi kawe ikiraka cyawe ntikigende neza, kandi gutakaza abantu uba watakaje ikiraka. Yego. Impamvu baguhereza ikiraka ni ukubera uri kugera kuri audience y'abantu bakakwishimira cyangwa se bakabona ibyo bakumva neza ibyo uri gukora. Yego. Urumva rero ibyo bintu bituma ugira aho ugarukira. Yego. Bituma ugira stop z'ahantu ugomba kugarukira. Niyo mpamvu bariya abakobwa ukina utereta uri gukinira amakinamico ntabwo byakunda, aba yaje mu kazi. Yego. Mu kiraka ni ikiraka muri buhurireho agataha. Urumva. Yego. Ikindi iyo uvuye kuri sete ntabwo wamuteretera kuri sete, ntabwo bibaho, sibyo? Muba muri benshi. Ikindi niyo uvuye aho ngaho uwo uramutse ugiye gutereta n'umukobwa niyo waba umukunda ashobora kuvuga ati nibyo ndagukunda ariko ntabwo byahora kubera ko oye nazabyicuza buriya muntu mukina muteretana buriya hari ukuntu mujya munabihuza. Urumva ugasanga rimwe na rimwe. Niyo mpamvu uzarebe n'abari abasitari bandi bose wenda bari abafite amazina mu Rwanda bakomeye, ashobora kuba afite amafaranga ariko akabura ukuntu atereta. Ashobora kuba afite uburyo yatereta pe, ariko biragoye kuba we yabwira umukobwa akamuhitamo bati ndagukunze. Wivunika biroroshe kubera ko ushobora kuvuga utoke ngiye kugira ngo ushe muri timu yanjye nuko kuri gahunda turi bubanze twumvikana. Ubwo ntabwo ari ubunyamwuga rero, ntabwo bukunda audience kandi ukeneye audience y'abantu. Ikindi wenda unakeneye n'umuntu ufite knowledge ku kintu, kuko uvuze ngo uzajya ureba umuntu ari uko mubanje kugira ibyo mukora ushaka gufata n'umuntu utazi gukina. Hanyuma urakoze cyane. Ikindi none ndashaka byibuze turi kuri bashiki bacu nkunze kubisobanuye abenshi ababatera amada, ndashaka wenda ntabwo turi bugutindanira bizi iyo twagutumiye tugufata umwanya muke, turashaka noneho tuhere ku nama kuri bashiki bacu nihe nama babagira, hanyuma turaza noneho kuri bari abantu babatera amada. Icyo nababwira cyo ni uko wenda tugendeye ku buzima buri hariya. Yego. Ni uko bizashira kubera Imana. Igihe kiragera bikarangira. Yego. kandi umuntu yiza kugutereta yitwaje icyo ari cyo utamukunze. Yego. Igihe kizagera ugeramo amahitamo meza. Yego. N'abariya barimu nabo bashaka barongora bariya bana barongora abanyeshuri bitwaje amazina bafite. Yego. Nabyo ntekereza ko atari ibintu byiza nawe yibaze yishyize mu mwanya we, ubwo yarangije yarekana mushiki we akarangiza. Okay. Ya wenda ko bose atari uko nyine hariho nk'umukobwa hari abakobwa buriya baba barimo bazi ubwenge. Umuntu wenda hari nka story numvishe ku mujene wanjye yatumyeho umwana kuri geto. Yego. Yari umwarimu cyangwa yari umusore usanzwe? Yari umwarimu. Yari umwarimu yatumyeho umukobwa. Uwo mukobwa yari arimo bakinnyi najyaga nkinisha. Ariko umutipe niwe nteye story nyine turi kuganira, ariko umbwira ati ngo abakinnyi mukina komete muri abahanga cyane. Ariko umbwira uburyo yaterese umukobwa twakinanaga. Yego. Amaze kumutereta umukobwa aramwemerera, ariko umukobwa we yari yatekereje ibyo umwarimu umutipe yifuza. Agiye kumusura arambwira ati mfashe nze kunsura. Umukobwa abura kuntu amucika, arambwira ati ndaza ntugire ikibazo ndi kwitegura kabisa. Ndaritegura ntabwo yamubeshye, ndaritegura n'umuntu ugiye ati kuri gahunda. Amaze kwitegura neza urumva utuntu twose. Hari uburyo hariya kempu nyine biragoye kubona geto y'umujama iri mu intebe, biragoye. Ni igitanda gusa kiba kirimo. Reka ni ukuvuga ngo yaje kumusura direct ku gitanda urenza amarido. Niyo nawe ni impamvu kabisa. Noneho umukinnyi nyine nk'umukinnyi wanjye wabigize umwuga n'ubundi ntore natoje,
ajya kumusura yahetse umwana undi amufashe mu kaboko, undi akimukubita amaso, se byo bimeze bite? Ati ni fresh, kuze kunsura se ufite umwana. Abana ni abaturanyi baba bankurikiye, buriya nanze kuguhemukira, nawe mbona bari kurira, ndavuga ati kanze mbazane nta kibazo. Umutipe areba ukuntu ari bubigenze, aravuga ati bana ntabwo ibintu byoroshye kabisa, ntabwo ibintu byoroshye. Urumva ko wa mukobwa ntabwo nyine akajya amuvugisha, ntabwo amwanga, umutipe nawe yaje kumuprofita, bana bikaba indoro. Hari busiba akazi nyine yagenda amuchallenginga nyine, birumvikana ku buryo ki yahoranaga impamvu. Ariko ntago byakagize nta mubyeyi cyangwa se ari n'abari abana abakeneye kugira ngo azagire ejo hazaza heza. Nibaza ko mwabira bikorwa baba bari ababyeyi babo babakoresha nabo, by the way, baba bari gusuzugurwa. Kuko nimba umwarimu akwigishije nimugoroba muri buhurira mu kagoroba k'abajama, numva ntabwo ari ibintu ntabwo n'umwana yanafata amasomo, yiga ari gutekereza gahunda afitanye na mwarimu. Ati nimugoroba hari ukuntu turi buze kubihuza. Habamo n'umunyeshuri rero nawe w'igikaga cy'umusengo, nawe yaba yabaye intore izasarambwe, ubwo nawe kera aramuhereza imirongo. Usange hahandi ari uriya munyeshuri kuko azi neza ko mwarimu atereta sheri wewe, harabamo hajemo n'ibibazo hagati ya mwarimu n'umunyeshuri, abantu batatu, umukobwa barahuye baragonganye, ni ikibazo, bikaba ngombwa bakaba banarwana, ugasanga nyine ni ibintu bitameze neza. ariko twababwira ngo birinde amaklabu akomeza akore nk'ibisanzwe, bakomeze babirwanye, inzego zikomeze zibikurikirane, ibyo bintu byahise kabisa. Urakoze cyane ku nama nziza utanze, ni nayo mpamvu dukunda gutumira cyane kuri Amazing TV Show. Ndeka dukomeze tubwira abo bashiki bacu bari hara mu nkambi, bakomeze bifate, babanze bige, igihe kizagera bashake mu buryo bwemewe, ndetse n'aba ari n'abarezi muri rusange cyangwa abantu bose byitwa ko bafite agafaranga mu nkambi, bihohotera abashiki baba bashaka kubabyaza igihe kitaragera, kandi kugira ngo byibuze turebe ko urubyiruko rwacu rwaba ruri harangwa rwakomeza rugatera mbere. Rero MC Hope GKC turagushimiye cyane kuba twitabye uyu munsi, ubutaha urabizi ko duhora tugukenera, tuguhamagara wazatwitaba. Cyane rwose, ndahabaye tugenda tuganira kuri stories zigiye zitandukanye za hariya. Nibwo ubuzima bwanjye kugeza ngana gutya ngana, hari ahantu narahakuriye byose. Urakoze rero, inyandiko kuri byo. hanyuma turashaka rero, ntabwo wagenda udasezeye abakunzi ba Amazing TV Show. Abakunzi kubasezera ni ukubabwira n'ubundi ciao, imvura igwa nisubira. Kuri Amazing TV mukore like, comment, subscribe, na sharinga, kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Amazing TV Show. Turabakunda cyane, ciao.